ubuze kano kanya ndabutse nkubwiye ko hari marayika uri mu rugo iwawe, ukaba mu by'ukuri wari umaze iminsi uri kwirengagiza ibi bimenyetso, atari ukubera ko utizera, ahubwo kubera ko nta muntu wigeze akubwira uko ukwiriye kuba wabibona. Uyu munsi rero ibyo byose biri buhinduke. Buriya abantu benshi bakunda gutekereza ko abamarayika bagomba kugaragara nk'uko bajya babibona mu mafilime ya Hollywood n'izindi filime mujya mubona, mukatekereza ko muri buhore n'abamarayika kuriya, ukabona marayika mu mucyo wera, mu nkuba zikubita, yewe umuyaga ukubita cyane n'inkuba zikubita cyane. Ariko iyo tubirebye muri Bibiliya tugenda tubonamo uburyo abamarayika bagiye bagaragara no mu buryo busanzwe. Hari abagiye bagaragara mu gikoni, hari abagiye bagaragara mu nzira abantu bagenda, abagiye baboneka ku marembo y'ihema. No mu gitabo cy'itangira ibice 18 Aburahamu ntabwo ubwe haratubwira ko atigeze abasha kumenya ko ubwe yakiriye abamarayika, kandi bari baje yarabakiriye atabizi, kugeza n'igihe bari bamaze kurya ibiryo byo kurya bye. Rero niki gishoboye kuba niki cyatuma utekereza ko mu rugo wawe hatandukanye? Dore ibindi bimenyetso bishoboye kukubwira ko abamarayika bashoboye kuba bari iwawe mu rugo. Kaduhere ku kimenyetso cya mbere, ariko banza ukorera kare subscribe ushimira umwami Yesu kubwo wumvisha ibintu by'ingenzi. Ukanguka amasaha atandukanye kandi nta busobanuro runaka ufite. Cyo ni ikimenyetso cya mbere. Giye kuryama umeze neza, ntabwo washyizeho ikiri bwokangure, urugero nka alarm n'ibindi byagukangura. Kandi urugero mu buryo bugutunguriyeho saa 8, saa 7 cyangwa se saa 6 cyangwa se saa 9, maso yawe usanzwe ukanguka, wonye uri maso ukagira ngo wagira ngo ni nk'umuntu ugukoze ku rutugu akagukangura. Icyo abantu benshi bakunda gukora muri ibi, benshi bahita bihutira guhita bongera kwiryamira bagasubira mu gusinzira. Icyo Bibiliya ikunda kutwereka muri uru rugero nk'urwo, Imana n'abamarayika bashaka ko ugomba kugira ikintu witaho. Imana iragukangura nijoro. Igihe tubibona muri Bibiliya mu gitabo cy'Abami ba mbere ibice 19:5, marayika yaje gufata kuri Eliya ndetse igihe yari asinziriye. Itangaha yaramukangura mubwira ati kanguka maze urye. Ibingibi ntabwo byari biri mu nzozi, ibyari ibyanyabyo, yarakozweho akanguha. Igihe rero nawe ubwawe bizakubaho, ntuzahite wihutira guhita ujya gufata telefone yawe gusa, ubwo uzahita ukangukira guhita ujya gusenga, ahubwo ushobora kuzatungurwa n'ibizakurikira. Ikimenyetso cya kabiri, uko uzumva ugize amahoro nawe ubwawe atungureho utabasha gusobanura. Urugero wari stresse, wari uhangayitse, wari ufite ibintu byinshi biri kuguhangayikisha, ari byo kwishyura amadeni n'ibintu byinshi ugomba kwishyura biri kwisukiranya, ukabona umubano wawe n'abantu uri kugenda wangirika, ndetse ukabona n'ibitekerezo byawe bisa nk'aho biri guhangana. Rero nawe mu buryo bugutunguriyeho nawe ubwawe utazi aho biturutse, ugatangira kubona ibi bintu bikubayeho mu buryo butunguriyeho. Ikintu wigeze ukora, ikintu wigeze ufata, ibyo birizanye, nuramuka ubonye ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu bizabihuriranye. Abafilipi ibice 4:7 habyita ko ni amahoro Imana itanga aruta cyangwa se aruta arenze nayo umuntu wese yamenya. Rero ndagira nkubwire ngo abamarayika bakora imirimo Uwiteka abohereje kugira ngo bakore. Rero iyo abamarayika bari hafi yawe, ndagira nkubwire ngo amahoro y'Imana, kubera ko ari abakozi b'Imana, ndetse amahoro y'Imana aba ari aho hantu. Kereza nawe noneho wibuke igihe Mariya yahuraga na marayika w'Imana muri Luka igice cya mbere. Rero Mariya aha yaratunguwe cyane, ariko ijambo rya mbere marayika w'Imana yamubwiye ngo ntutinye, ndetse abamarayika baramubwiye ngo ntutinye, bivuze ngo amahoro niyo abanzana mbere y'ibindi bikorwa ibyo ari byo byose n'ubundi busobanuro bwagaragara. Uko niko abamarayika bakora. That's how angels operate. Ikindi kimenyetso cya gatatu, ni hahandi ushobora kuba warokoka ikintu utakabaye ubwawe ku bwawe wakirokoka, ukabona urokote ikintu gihambaye. Urugero wenda habuze gato arukoze impanuka y'imodoka. Rero aho hantu mu by'ukuri ari ikintu cyari cyakubwiye ngo ntuze kuba waca muri iyo nzira, ariko no mu gihe ugereje kuyicamo ukabona urokote ikintu gihambaye, abasha kubisobanura ariko wabyumvishe, ariko ukaba wakomeje bijyamo. Ibyo bintu ntabwo yari amahirwe. Rero muri Zaburi ya 91 mu gice 11:12 aratubwira ati Uwiteka azatanga abamarayika be kugira ngo bakurinde mu nzira zawe zose, kugira ngo udakubita ibirenge byawe ku mabuye. Rero hano abamarayika bavugwa ko ari abakozi cyangwa se ari intumwa z'Imana ziza kugufatana mbere y'uko ugwa bakagutora. Niba nawe uheruka kuba warokoka urupfu, ukarokoka impanuka cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ariko ukakivamo nta kibazo ugeze, hagarika kubyita ngo ni amahirwe, ahubwo we byite icyo ari cyo cya nyacyo, aribwo burinzi bw'Imana. Ikindi kimenyetso cya kane, ukabona ubwiwe n'umuntu utazi, ariko akakubwira ibintu n'ubundi wari ukeneye kumva. Abarigeze uhura n'umuntu, uwo muntu akaza
uwo muntu ntiwari uzi ko muri buhure, ntimwari mwaranahuye, akaba yakubwira ikintu nawe kumva icyo kintu ntabwo ari agisida kikubaye, ahubwo icyo kintu wagira ngo mwari yari akizi. Umuntu mwahurira mu isoko mugiye guhaha, mu iduka cyangwa se ahandi hantu muri bisi n'ahandi henshi, yaba no ku mbuga nkoranyambaga, ushoboye kukubwira ijambo rigushishikariza, rigutera imbaraga, rikagukoraho cyane kugeza n'urwego wenda agakorera. Baheburayo ibice bya 13 umurongo wa 2 haratwibutsa ati, haratubwira ati Baheburayo ibice 13 umurongo wa 2 ngo nimukirengagizanye gucumbikirana abashyitsi, kuko bamwe bacumbikiye abashyitsi bacumbikiye abamarayika. Kandi ikindi, abamarayika ntabwo iteka bazaza mu buzima bwawe ari uko bari kugaragara, cyangwa se ngo buri munsi babone ari uko baza mu buzima bwawe bagaragara nk'uko byiteze. Rimwe na rimwe hari igihe bazanye nk'igikombe cy'amazi, igikombe cy'ikawa, bakubwira n'ijambo ryiza muri uwo mwanya, uzajya usuzugura ibyo bintu ubifata nk'ibintu bisanzwe. Ikindi kintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma, ikintu cya gatanu cy'abantu benshi bajya bakunda kwibeshyaho cyane ukabona ntago bacyitayeho, ni cya gihe ugira inzozi ariko inzozi ugatangira kumva izo nzozi ni nk'ibintu bya nyabyo kuruta uko ari inzozi. Kuri mu ijambo ry'Imana turebye dukoresha ijambo ry'Imana, ibintu bigira imbaraga zikomeye cyane. Umva inzozi ari za nyazo kuruta uko zakabaye ari inzozi, ahubwo kumva ni bya nyabyo. Abizi ibintu runaka ariko rakangutse ntabwo wari ubizi ko biri buze kuba, mutima wawe uri gutera cyane, ko akaba ari ibintu biri kukubwira muri wowe, wumva ko hari ibintu bishobora kuza kuba nyuma, kamera nkaho wagira ngo hari umuntu wakubura ikintu runaka. Urugero, ushoboye kuba wakiyumvamo nanone kuba usa nkaho uremerewe, kuba wakumva usa nkaho ukunzwe, ugatangira kumva ubwawe uremerewe no kumva cyangwa se urumva ukunzwe cyane, ndetse urarinzwe n'Imana. Abantu benshi bakunda kubisuzugura bagahita bajya kwitekera ibiryo bakabyirengagiza. Ariko nkubwire ngo ibintu abantu turose burya iteka Bibiliya ibifata mu bintu biri seriye cyane. Muri Matayo ibice byaho 2:13 ndagira ngo ubwire ngo nibwo marayika w'Imana yaje kugaragara Yosefu mu nzozi, mubwiye ngo kanguka ufate umwana na nyina hungire muri Egiputa. Izo nzozi nizo nzozi zaje gutabara ubuzima bwa Kristo Yesu. Ntabwo bigarukiraho muri Yakobo, mu gitabo cy'itangira ibice byaho 28, Yakobo yaje kubona abamarayika bazamuka abandi bamanuka mu nzozi ze, bwaje gukanguka nyuma. Biri mu gitabo cy'itangira ibice bya 28, igihe Yakobo yarotaga abamarayika bazamuka bamanuka bo n'urwego, bamwe bazamuka abandi bamanuka, nibwaje gukanguka aravuga ngo ahantu hari Imana koko. Mpamvu mbikubwiye ibi bintu si uko nkubwiye ngo ibi bintu cyangwa se buri inzozi zose uzajya urota nuko ari inzozi zifite aho zihuriye, cyangwa se buri inzozi zose uzajya urota n'iz'ubuhanuzi, oya. Ariko hari zimwe muri zo ziba ziri kuva mu ijuru cyangwa se mu ijuru bari gushaka kuba bakuvugisha, ndetse kandi bakakuvugisha mu gihe gituje kugira ngo ubyumvire. Ubutaha umunsi uzagera zimwe muri izo nzozi, andika ahantu sengere, ariko Imana ntirahagarika kutuvugisha mu ijoro. Dore ukuri rero guhuza ibi bintu byose icyarimwe, kugira ngo ubwire ngo abamarayika ntabwo ari igihuha, ntabwo abamarayika ari ikinyoma. Kugira ngo ubwire ngo abamarayika ntabwo ari bya bintu badekura kuri ya makarita yo kuri za Noheli cyangwa se mubona mu bitabo. Abamarayika bariho kandi banyabo, bariho kandi barakora, they are active. Dukurikije ibyo Bibiliya itubwira, abamarayika ni wowe bakorera, kuko ni imyuka ngo ikorera abazaraga ubwami bw'Imana. Ushoboye kutababonesha amaso, ushoboye kutabumva n'amatwi yawe, ariko burya ibimenyetso byabo by'uko bari hafi yawe, ibyo bimenyetso birahari. Nuramuka ubyitayeho uzabibona. Mu gitabo cy'Abaheburayo harabitubwira, Abaheburayo igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 14 harabitubwira ati, mbese abamarayika bose si imyuka iyikorera itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza? Kiri ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu ibyo nakubwiraga abamarayika bahari kugira ngo bagukorere. Ibi si ibyo nihimbiye, ahubwo n'ibyanditswe n'ijambo ry'Imana ribitubwira. Ikindi gihe nukanguka saa 9 nta mpamvu senga. Umunsi uzumva amahoro atangiye kwinjira mu mutima wawe utazaturutse, akira. Umunsi uzahora n'umuntu utazi akakubwira ibintu bya nyabyo byo kukubura ibigize gute, uzahita uvuga ngo ibi bintu birahuriranye. Uzahita uvuga ngo Mana ndagushimiye. Iyi video nayikoze ku maso yawe ikaguhungura amaso, kandi ukaba ari ibintu wari ukeneye umunsi. Sangiza undi muntu wari ukeneye kwibutswa ibi bintu, kuko ni video nayo n'Uwiteka ukuyoboho n'umwuka w'Imana wikuyoboyeho. Ukeneye n'izindi video nk'izi ngizi zikomeza kwizera kwawe, ugatyaza umubano wawe n'Imana. Biba byiza uramutse ukanze like na subscribe kuri video niba utarabikora, ndetse ugashimira Uwiteka muri commentaire. Imana ibahe umugisha mwese ko twabanye.